Nshuti bakunze w'ikinamico mwiriweho murasuzwa na Sandrine Uwayezu. Uyu munsi itorero ubumwe ryabateguriye umukino witwa Ibikundanye birajyana wanditswe na Rukundo Innocent nonosorwa n'itorero ubumwe. N'abatindiye nimukurikira umukino. Rurangwa se shiri nago wabonye ko naje nawe wari wampejeje kuzuba nganjira Sonia ashishi umeze neza shawe sumeze nanjye meze neza nta kibazo ko numva ko wajya ngo tumaze umwaka tudahura baby byorere nanjye mba nagukumbuye genda ubu se na uri amasaha yose ashize utamamagara sha nta susubizo we ntuzi ukuntu mba meze koko ariko bizakunda you know that I love you. I love you too. Okay. Nicho gukundira ni wanje. None se mama meze ati we? Mama meze neza nta kibazo. Wese umeze nanjye ndaho nyine iyo mbonye umeze neza siko nanjye meze neza. Cyakoze mfite izuba ari ukuntu sa. Sha witangira kuntera imitoma kuri iri zuba n'ukuri. Yose ntabwo ari imitoma reka. Mujyane se. Abisohokana yewe uyu munsi anjana mu mutima wawe ariho nigumira abanyumvira n'ukuri sinjya nguhaga. Okay reka mujyane hano hirya basi tunywa agafanta. nta kibazo ariko nta kibazo uzajya uhora unsohokana kugeza ryari kubera se iki always uzajya uhora ugenda usohokana waje kumfata byagenze gutya ibintu byose bijyanye n'amafaranga n'ibyawe ese hari ikibazo manje njye ndi kunanirwa kabisa ambwira kuri kubivamo oya ntago ndi kubivamo ubwo nise n'iki kiri manje ntago ndi ku rwego rwawe njye nicaye ndabitekereza come on reba igihe tumaranye ndabibona n'ubwo utangiye kumbwira ngo ntago uri ku rwego rwanjye se wabaye iki no mani ufite abatipe benshi bafite amafaranga ubu ugiye kugarura bimwe bya Moses like Moses umusore ndabyumva Rurangwa ndabyumva pe Moses ni umusore ufite amafaranga ariko ntago mukunda babe look hari igihe ngiye mba ntekereza ko ni wowe nkunda rega ndabizi ntago nta umwanya wagiye unze kubintera ikibazo kunkundira iki muri make nanjye ntago nzi ikintu ngukundira pe sinzi ikintu sunika kikunzanira ubu njye mba ntekereza ko umunsi umwe uzatuma ba Moses banankubitisha cyangwa bakanyicisha kubera se icyo bakutisha ndi nese bazayababona duhora tuje nanjye namwicira monde umva se akibazo kuba ndi umuntu w'ubugabo buri gihe twajya muri restaurant twasohotse ni wowe wishyura facture ntago mba nshaka basi nzajya nyakwishyura no nibyo nabyerega ikibazo umenye ifite ku mutima facture iraza nkahita ntangira kwirebeshwa hanze nkaho nise si wize igiriza uzabona akazi ibintu bizagenda neza kandi kuba mfite amafaranga se hari ikibazo se ariko no kuba nyine narize igihe akazi kazaza kuzerezo baragutwara umva nyine nkubwire ngewe ngiye kujya ndeka imodoka ntege moto hanyuma ubone ko tureshya ntago ari ibyo rega none se n'amafaranga ngiye kuyareka basi nzajya nyasiga zenze tujye gusangira muri restaurant y'igihugu nese ibyo kubireka byangaragariza ko utakiri umukire kuko kuba ufite amafaranga biri mu mutwe rega none se ikibazo nuko ndi umukire bivuze ngo none ushaka ko dutandukana kuko ndi umukire listen ndagukunda nese nge singukunda subiza ko ngukunda ariko kuba nkukunda nkennye nyine ntago nifuza ikibi cyakubaho none se ubu gute ibihe bizahinduka be ntago nishaka kukubona ubabaye nese nge ndababaye ejo n'ejo bundi byahinduka gute hafite amafaranga ego umugabo ni amafaranga we ntugire ikibazo reka nituramuka tubanye isi byanjye ntibizaba ubu se reka nkubaza ubu ababyeyi bawe bo bazabifata gute banjye nta kibazo cyaberega ntago umubyeyi yakifuza baharanira kubona nishimye nese ni gute babankingira mu bakiraho ngo babone nishimye mama narabimubwiye we nta kibazo
ni njye biba biri kundenga no wowe ntugire ikibazo, ababyeyi banjye ntubagire ikibazo, wowe tuza ndi uwawe kandi nanjye nizeye ku wanjye, cyakoze urukundo ruratangaje gusa uko byagenda kose ndagukunda. nanjye ndagukunda. Oh, wow. Reka tugende. Gashiki kanjye Kesia, imyaka 3 maze mu Bufaransa, uko wakuze wa ndumiwe noneho. Narakuze. Nagusize urakana gato cyane none ndebera. Aha, Erega umaze imyaka myinshi waragiye. ni myinshi, si imyaka 3 ntago ari myinshi nawe. Ahubwo se ese reka nkubaze, sheri wanjye Sonia, uriya mukobwa naramuterese none mwise sheri, yewe ntago ari sheri wanjye nako. Ese muraherukanye? Yewe nta nubwo akikoza n'ahangaha, Reka asigaye yirirwa bungana n'agasore mu modoka. akahe gasore? Ni agasore gasa ukuntu igikara karekare gafite umva imisatsi nyine. Winkora ahantu ngo wirirwa ngo ugire ute ngo babona. Damascene yarabimbwiye ibyo bintu winkora ahantu, kandi uriya mukobwa ngombe nkora uburyo bwose nzamwigarurira. Ubwo wanasanga nari Iki? n'uwo muntu nari nkubwiye. Oya umva Kesia, ngo uhora ubabonana cyangwa wabonye rimwe wenda? Oya, nta munsi nababona iyo ngiye hano kugura utuntu. Birambabaje ariko ibyo bintu kabisa nkwiriye gushaka uburyo bwose ntabikora uriya mukobwa nkamwigarurira. None ubu ngubu nazanye n'ifaranga, ntago ari nka kera yajyaga nsuzugura ngo barakize. Se burabo bo babona twebwe tudakizera? Turanakize no kubarusha maze. Uraba babona tudafite ifaranga. Ariko Kesia uriya mukobwa ubundi anziza iki ko? Ntabyo nzi kuko urebye ufite amafaranga, ubona nari bogari. Komana we, kandi ubwo wasanga ari agasore k'amafuti kaho ngaho gusa. Uzi ubupantaro kaba kambaye ubukabutura. Ako buriya Sonia koko buriya aramutse bafashe iriya faranga iwabo bafite bakarihuza n'iri ryacu, baba babona umuryango utaba ukomeye nanswe kwiteza izo ngegera. Uzi yuko Sonia ari we wirirwa umugurira nta n'igiceri cy'atanu ajya byibura yaba afite ku mufuka. Abakobwa barasaze kwera, uranyumvira wa? Nyumvira nk'ibyo bintu. Naho twebwe amadolari, amayero, ibiki akahitesha ngo arashaka insoresore nk'iriya. Ariko buretse ndaza kukwereka. Ahubwo agira vuba kari agasore k'amafuti katamugutwara ngo uri muri za mayero, amadolari. Ako se ubwo urabona njyewe ndi igicucu cyangwa ugira ngo i Burayi ntabwo twigiyeyo byinshi? So ninde uvuze ihoni ku gipangu? Ninde uri kubuza gutya cyane wese ari kumena amatwi? Ako se kiriya gisekirite kiba kiryamye ntabwo gishobora gufungura. Genda urebe nyaruka vavo. Zabarinda fungura igipangu. Damas. Yewe Moses. Neze bite wa? Niko. Kiri gute? Ubona umeze neza wagira ngo usigaye woga amata. Mu Bufaransa kari akabeho kenshi ari amaneje, nawe urabyumva ubuzima nako yewa. Esheri n'amavuta tuba twisiga abatandukanye. Niko. Ayo ni amasarikozi akugize neza gutya. Amasarikozi cyangwa amanuzi? Amafaransa Hollande. Nawe uri fake. Usigaye wibagiwe n'umuyobozi usigaye ayobora ubu ngubu. Niko Macron uramwibagiwe. Hariho Macron. Hariho Macron. Hariho Macron rwose. Siko bazanatera kudeta tubimenye. Hako hari mu France ni fresh, wani faranga iki. Ahubwo se usanze ndi kuganira na ka sister. Kesia.
genda ugera hariya muntu uzi utuzanire ka whisky nakuye mu Bufaransa. niko Yes. habimenye Hazabanguke vaho. iri zuba ry'i Kigali riba rimena imbwa agahanga rigasora mu nzu imbwakazi Ako ndabona usigaye karaka kebo se bimeze gute? karaga kebo niko nsigaye nibitseho nanjye Ariko nawe Kigali warayifatishije. nsigaye nkora mu tuntu turaho Usigaye udiringira mu biki mwoka bya nawe nyaraguze igitaxon cya fresh. Kigali Izo nutwo turabure hano. Niko banza Cheers nanone urumva whisky yo kwa Macron mu minara. Niko harya minara ngo ni to Eiffel cyangwa ni ira minara rero. Niko urakumva kuntu kameze whisky yahari urayumva pana zinoza. tujye tureka ibintu byo gupapira izi whisky ngo zo kwa Nyirangarama zikoze mu bijumba Ako rero n'izi ngizi rwose akesi yagenda ubukina na bari abana bahari ya zimenya ni imivinyo ni ibiki urayumva yindi manuko kumva kagera mu nsina z'amatwi ahubwo ugeze hano nje na kesi yaturi kuvuga ukuntu Sonia asigaye afite ingegera imutereta. Ariko rero reka nkubwire nibwo bwa mbere nabona umwana ubona kwitaho mu biryo cyangwa mu gikoma cyawe yitesha agaciro kuri ako Sonia. Niko naramubonye navese buriya Moses nawe ari mu Faransa. Niyo mpamvu rero mbwiye kesi yangu ari kwibalance ari muri gahunda. Niyo mpamvu mubwiye ngo sohoka ve hano kuko ikibazo gihari. Ikibazo gihari. Je mfite igitekerezo. Ako gasore nta buryo twagakura mu nzira fast. Ubizi ubundi twebwe dufite amafaranga ari wowe urayafite nyine yafite nubizi babane ibyo twabakoreraga tukabamenagura ni fast no kugakura mu nzira kuko ntaga karezi kanjyana umwana wanjye kare no ukuntu kangana kiteranyije kakikoramo wowe bane cyangwa batatu mukajya ku munzani wakarusha ibiro yaho Sonia buriya ndi no mu Bufaransa narakabonye harayo ku muhanda bari kurya ibiraha ndi no mu Bufaransa ibigori ariko none ingegera wana ko subura Sonia yiteza ingegera nkazira bakicara mu hariya mu biryogo mu macapati nari ibintu bizima baba barimo none uzuko no mu Bufaransa nta wundi mukobwa natekereza wimagine yuko maze imyaka 3 ndimo ndatekereza Sonia gusa Sonia kibazo Niko umenyereye ibintu nka biriya ko nkwizeye ko utoroshye genda kubwiye ngo hari chance dufite aruzura zakwereka ukuntu tuzabigenza nuko umubamba ku musaraba nka Yesu mubamba nako nka Yesu yabahawe icyubahiro nuko umucurika nka Petero yo no umugambi banzurereho uretse mwereke hano ikiza smart nubwo atari match 3 reba akangaka mbega gasayiko mana shayiko narumye Sonia ndega mugani w'inzovu na kihari ndebera no kuri nabakame mbega kagasore ubu ni wowe dore ugiye kugukuramo kandi ubusore nk'ubu ngubu kubera nambaraga naki bugire iki akarimi bugira karimi wabuzi gutereta ariko ntago nanjye ugize ngo wakora mu hotel turaho n'ibibaragu bebetana umuntu mukubita ari umugarura ngo umva umunyenga sheri abandi baza bavuga bwa bugambo kandi urabizi urupfu rwaho ruba mu matwi ndabizi ura Sonia aragakunda ariko icyo tugiye gukora mucururimi nuko shwanyuza dukura mu nzira umugambi no ngo n'uhubwo reka mubwire karitse atahamuna arayibonye no kumushimuta twita tumujyana hari yankwereka ibintu bikorwa neza kuri yo site cyane sawa ubundi ubwo
reka tubinywere kubitaho shaka reka tunyweho mugambi nongo nibyo amadolari nkuye mu Bufaransa n'amayero murezi nkuriye Ego kumana uzashira utandenze ko warundengeje ko ari hano manukira sorry shiri erego bawantwaye ego komana ndumva nahora ndi kumwe nawe ikoko shwa ko nanjye mba numva nta iruhande n'ukuri nisuwetse basi twikomereza ego ko tukajya anyway no way bebe turi kumwe ejo uzambona ejo bundi basi turavugana kuri video call. Okay, nta kibazo sibye ko yongeza hano muri kano kavumo ko mu Rwanda hepfo network nazo zibizi kangira kwanga ubwo urashaka kuza konsohora hanze nkajya gushaka ubikore nyine kubw'urukundo mfitiye be nyice wifubike okay gusure kuvugana wagira imbeho byumvishe nyine urukundo mfite ndi kurwumva okay sawa rero shiri ngaho reka genda turavugana I will miss you. ijoro rimwe mba numva ribaye umwaka no oya nawe reka gukabya ariko anyway wakoze kubw'uyu munsi nawe wakoze ku matime yawe and I love you this time ubwo ni ikintu ukwiye kunshimira be yes kuki sutayiha abandi ukaba wahisemo kwihangira ahubwo wowe niwe ngira ikibazo ukuntu matime ariko reka tubyiyorere babe ngaho bye sawa bye ndakunda love you too umva akusira bwabwira bwa usikore wowe wibagiwe za sambusa zawe shit ntago mba nabyibutse kirega ngawamba nari nahande gakira basi bitware we kwiguteka thank you sawa bye love you too okay bye ariko si sheri koko ugena n'akabizo umaye oh my god man nisubwira ufite n'ubwiki kwe sawa thank you ejo tuzabonana okay tuzabonana nta kibazo sibyo nakubwiraga wivugisha ngo ni gasore dore kiramusomye iminwa arayigotomeye nawe uraho ngaho uri rashingitse gusa buriya nakasi kawe manura icyo gitwe kimeze nk'iki gihangara manura dore kikiri n'akamvero umva mereza neza uwo mukongoti icyo cyuma gifata neza ya migozi urayifite imigozi igiye sa kukizirika amaso tukayamena sati kuremo akuse kutambara neza wagira ngo kubonza gisubiraga nyanyumba umena urutwe zana icyo gitambaro shyira mu kanwa kikize umusheri cyo kugira ibishyimbo mena mu maso kubita mu maso kubitamo by'iso mena sisi bahagije kiraremerera nyagasambu ni kure turakijyana muri za rugendo dushyiremo iyi muri butu kiremereye nk'umupfu ikintu kurura hasi ntabwo gipfuye cyo kapa kiracyahumeka teru kiraremerera abazimu nagamo muri butu shyiramo nagamo funga butu
atsatse tugende iki cyane we tugeze amahirwe n'igipfe ntabwo niyo cyane apfa yaciye cyanira ku mushinya kurura neza tujugunye muri iki gihuru barabara kabiri gatatu we amaso ndayamenye singe wahera rwose niyo cyapfiramo hari akora gitubuye ibyisura bitunuye ndabimenye ntabwo bizongera kureba bya bibiye byitwa bya warudumu ntabwo kizongera kureba sheri wanjye ubu Sonia nuwanje my lord kigize mu reka busereburasi dore burinda gucya tugenda tugenda abantu batubona muri iki gitondo amafamu yaragende nayo tugenda menya tukijugunye no mu masi kibuye mu maganga twagiye ewe reba Kiroko urebe Gaju mayenje noneho yose nakubwira kagoba sanye babana ntazi ariko inka zacu ndabona zimeze neza wabonye uburyo iriya Kiroko isigaye ikamwa amata yabaye menshi cyane aza turi kuzigabura neza Gaju yo noneho se ntakubwira aha ariko urabona ko dufite n'ikibira kinini kirimo ubwatsi cyane muri iyi minsi none igihe gutambuka amata turayiyuhagira sugo wakwiyuhagira amata wowe waba ari umurengo none ryo tomo ufite uragira ngo niryo ubusa iryo ubusa soye nuyanywa hari ubwo mba nagucuza oya ntiwancura kuko niyo naguharira umunsi wose ndabiza yanjye ntiyabura aha naribi wenda turebe ko tuzagira umusaruro mwinshi hanyuma ujye uyuhagira nk'uko uri kubivuga ubona ariko hari ubwatsi noneho sinakubwira ubwatsi bwabaye bwinshi byo turakandagira ugasangamo n'uburangira ku mutwe zo nimanukiye n'inkoni yanjye shoye ku gikubyo cya danje aha hose ariko se ubundi reba hari hepfo mu gakondo ntabwo ubona iki wabona amasaza w'ubu menshi dore na Kiroko zose zatinye se ko zikanze ahubwo ashobora kuba ari nk'ikintu cyapfiriye tujye kureba cyangwa iyi nihuta tujye kureba umva bitangiye no kunuka biranuka nyine cyangwa ni igipusi cyapfiye ariko si pusi yabije gukora iki hano ubanza ari urukara ahubwo cyangwa urubogo ubwo suziza ariko sano ziracyabaho sinzi wowe vayo tugende turebe wasanga ari nk'ikibwa bajugunye yongeye tonde negere ndebe hano yanjye reba mbona sawa ubwo uyu muntu ntabwo yapfuye ubu dore n'agatoki kari kunyeganyega wowe uko atapfuye tuza mbanze mwegere banza wumve ni muzima ni muzima bwira nsabara na Musebeya bose batebuke baze hano ihute yuko agiye kumubwira na Kasiyane kandi ntiwumwibagirwe ihute rwose uyu muntu atadupfira mu maso ihute amahirwe nuko na baba yazanye imodoka uyu muntu koko ndibira nk'ahantu baba bamutaye kweri abantu nabagume kweri mwana we bamugiriye nabi koko umuntu yazize iki amaso se ko kazongera kubona mbona ariho bibanze cyane ari hehe Mariza kadatebuka nibagiwe no kumutuma n'amazi mwana we Kesia ese za ndabo bazizanye za ndabo nasize muri ya benzi yawe okay urabona meze gute se ko mbona wambaye neza nk'ugiye ku isafari urabona ko atari fiti
n'agataliyani Karakubereye, ni ukuri. naka costume k'agataliyani meze ne agasatsi kuri fresh umutwe fresher aha umwana none uyu munsi none se ugiye ngiye kureba mukundwa sura muyobewe nde Sonia none se byaje gucamo sinabimenya nzakubwira uretse ndacyazikina neza ariko nizeye ko bizacamo ahubwo reka nyaruke imfunguzo z'imodoka ziri hera ngizi hano sawa rero ubwire wa mukozi mubwire ko hari ibintu ajya gufata hari mu mujyi afatira modoka izana ibicuruzwa ari yajya kuzana ibyo bintu nishyuye byose aragenda bifata gusa okay ndaza gukoma sawa bye 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 mwana umunsi banze nirebe aho ni sawa kabisa reka nitera umubavu imagira dishi kanjye se nona ndabona hafunguye Sonia sweetie ikintu turabamuzaniye mama indabo zawe ntabwo nzikeneye gusa ndabamuzaniye izo zijugunye sheri ntabwo ushaka indabo ese kuriza bimeze bite byagenze bitera nabuze umukunzi wanjye umukunzi agasore njya numva ngo mwirwa mushoreranye agasore kakagegera ko muri ntabwo umukunzi wanjye ari ingegera iki ntabwo umukunzi wanjye ari ingegera yakaranika kurize sinabwo rero fresheri mfite aya marira yihorere izo fresheri zawe ntabwo nzitayeho guhera nimugoroba dutandukanye namubuze nagiye nawe mu rugo ndamubuze kagegera niko kari kuguza ntabwo ushobora kumva uburyo muhangayikiye byagenze gute se ubundi nagiye nyine turi kumwe dutandukanye guhera nimugoroba namuhamagaye nta telefone ye ntabwo iriho nagiye no mu rugo barambwira ngo ntabwo yigeze ahagera gusa ubwawe ni nako burasa agakeneye amafaranga akigurishije nari bamushakishije bamubuze bwishimutishije ako ngako gusa ubwo none se wabwiwe n'iki ko yashimuta ya wenda ushobora kubivuga gutyo ariko simbizi okay byaba byiza uvuye hano ukagenda kuko ndashaka kuba ndi njyenyine oya Sonia ndashaka kuba ndi njyenyine cyangwa gumaho ngaho nubishaka kugura agenda kambe nigiriye no mu cyumba kazakumirora hakurabona kuntu mba nje na fresheri bakanca amazi ibi ntabwo byumvikana kandi Moses ntiwibagirwe ibyo bihuru byawe ngo n'indabo wanzaniye ntabwo ubikeneye bijyane kazakumirora ndabyo zampenze gutya nta nubwo nkunda amarozi ngewe nkunda umuhondo none wazanye amarozi ntabwo mbikeneye rwose ubijyanye abantu duhura nk'uko ahubwo sohokana n'ikingire rwose nkeneye kuba ndi njyenyine ndashaka kutuza sohoka none agenda kirajyana n'ibirabo byawe genda yaranyingiranye Sonia genda sakumirora akabwa kamuhaye cy'ubundi buri umuntu bose nkanje vuye mu Bufaransa ibinura akanje gushaka umuvinyo akanagasuzuguro c'est pas possible quand même mbese ibintu wankoreye sinzi icyo nakwitura muri iyi si bitete kugira ngo se ni ibintu bigoye ariko ufite umutima mwiza warakuze nawe ariko ubwo uzi reba nawe kuba byarangoye
ibaze kugira mare amezi agera muri 2 umuntu yarangiriye neza ariko ntabasha kumureba ndi inkumi ariko n'umutima wabivuga ubwo uzi kuba ariko wowe ntago ubizi ubwo uzi kuba wararebaga ubu ngubu ukaba utakireba ndabizi biragoye ariko byonyine kuba narinda uruhande rwawe byarabigabanyije kuri warakoze hari n'umuntu abonera gukora kw'Imana abagome bari bambitanye ishaka kuvuga n'ubundi asanga ari Imana yapangaga shano kuri imigambi y'Imana ibidufiteho neza ariko je numva naragize n'amahirwe ariko Imana yanjye ukuntu wari umeze ari biteye ubwoba amaraso yashotse byihorere mperuka abantu bantega bakaniga bakankubita naho mperuka bindi sinzi byakurikiyeho nongeye gukanguka ndi kwa muganga ntabwo byoroshye Mari karamba wenda basha kugushimira nubwo ntabona uburyo ngushimiramo ariko na musaza wawe ujye umfasha umunshimire mwarakoze cyane ariko hagati aho munshimira ntabwo bigoyerega nabikubwiye na kare gute se byonyine nko mu mutima wawe byonyine birahagije so bari igihe tumaranye tuganira tukambo twiza ubu ntabwo urabona ko ubu sinakwima ikinyito umuntu ni nkaho wowe wandemye bundi bushyashya yego esha urakoze pe nyine nabifite akantu k'ubwoba nyine nsa nkaho nyine nitinya mukuntu ntukagire ubwoba n'ukuri ariko nyine biranshimisha wambereye marayika ntigeze mbona ku isi njye numvaga marayika ubu hari abantu batarayibona gusa njye nabonye marayika pe yego ese uzagumana nanjye tuzagumana gusa tumva nkumbuye no gusubira mu mujyi tubigumbe gusubira i Kigali nsige se ntabwo nagusiga nzajya ngaruka kubasura uzaba ugiye gusura ab'iwanyu se none se bundi mwebwe n'ubundi mujya mukunda gutembera na papa wanyu hari igihe ajya bazana i Kigali hari ibintu byinshi muje kuhakora gusa i Kigali se urumva tutagiye gutandukana ubu tuzaba tumeze nk'abantu bakundana koko wenda ugiye gusura nabyumva ukagaruka nyine tukibanira nk'uko ubibona urabona koko twabana hano hantu use ni habi basi tuzubaka n'indi nzu nziza noneho mwampaye amata iwana narabyibushye rero amata nsigaye mfite ese kitari hano ni iki ko nanjye waba umufite twaba turi kumwe ariko nyine nawe urabyumva abantu bo mu rugo barambuze ntibaza amahitire yanjye ubu barahangayitse abajama baki nyine byereka nkwereke basi tuzajyanayo ndebe n'iwanyu banamenye hanyuma baduha umugisha tugende twibanire njye nabaga no muri ghetto ni muri ghetto ariko sinakose Mari sinabikubwiye nabaga muri ghetto niho ndi kuvuga mbere na mbere nabanza kujya kureba so muri ghetto n'ukuntu uri umwana wo mu mata wo mu bakiri ubu ngubu ahantu wahinjira kubera si bebe uko naba bameze nta ntebe zibamo neza rero handi ku ifamu twajyanye kwa kundi nyine barabashumba hari mu kiraro bameze wajyana mu kiraro uretse kubona amasaba arimo nyine ari mu tuzu twa feke mbere cyo nuko naba nkukunda ibindi ntabwo nabireba nibyo kabisa warakoze ubu nsigaye ndeba neza kwa muganga barankurikiranye use nanjye uri kundeba neza wowe naranakurebaga no mu maso bataramvura muganga ataramvura nkihumirije imbeshya wagendaga ushota amasafuriya ibiki ibikombe ugiye kunserereza kandi nanone ndabyaga nyine nayindi gutebya gusa nyine nubwo ntabonaga ariko amaso y'umutima yabonaga none se iyo wancagaho sinahitaga nkuhamagara si ubyibuka nese nabaga nkubonye ntabwo uri kwirengagiza nyine mbona ntazi oya njye kuzanira amata wambi urakoze ni ukuri amata yanyu niyo ari mu bintu bya mbere nzakumbura ni ukuri ese n'ubundi tuzagaruka hano wibuke no kumbwira Mariko ariko nk'undi Mariko ari hehe aze tube twikinira ikibuguzo nawe mutsinde noneho bimurenge dore yari yarampatiranye meruka nyine twara umusaza ku ifamu ariko mu kanya numvaga imodoka iri guhinda
Wanze yagarutse. ubwo yagarutse umuntu nyine n'umuhura hariya mubwire kabisa zimwereke noneho murahiraho twinikaga nta kibazo. ndagukunda ariko Nanjye ndagukunda cyane. Mana yanjye uranankanda usundi uri mu biki? se murajyayo Nanjye kuzana umukunzi wanjye amata. inde Umukunzi wanjye umukunzi wawe nde ntabwo muzi se? ngo iki kuva ryari aho ubundi wowe maze n'igihe nkubona uri mu tuntu tudasobanutse, ubundi uba urimo urahengereza wumviriza urifuku kandi ubwo ngo ni ruhango wese uzi ko ari inde nyine? none se ubona hano ninde? umuzi kuva ryari umuzi yitwa ndubundi muzi yitwa Rurangwa. umuzi yitwa Rurangwa cyangwa umuzi yitwa umukunzi byose byose nyine. mari ibintu utangiye kuzana nangiye iki se? niyo mpamvu uri munsi mba mbona muvugana mushaka guhuza iminwa. ese ubundi ihuye byaba bitwaye iki? ese ubundi nzahera mu rugo cyangwa nanjye nzashaka? gushakwa se uragira ngo wabuze abagushaka? ngaho munshakire basi. Patrice hariya ntago ari undi mukonyine mugenzi wa ego ko izina rya Yesu uriya muntu njyewe namukunda njyewe. ngo iki reka reka uriya naramuzi. si umuhungu wa Rubangura? uriya twarakuranye ndamuzi agwa akubita abandi bana akora iki uriya ntabwo nabana nawe. none uzajya kubana n'abo twatoraguye bitwaye se iki? bose si umuntu nk'abandi. bitwaye iki se uzohataha? nzajya kuhareba uzajyana i Kigali njye kuhareba. kandi ufite ubujiji bw'iki se? ubundi urumva uri muzima? none urabona ncagase wenda. ubujiji wowe ahubwo wowe wowe ufite ikibazo wowe bakundinde undinde. mbere ya hose ataraza wakundanaga nande ntago wari uhari? ese ibihe n'ibihinduka urabona yazanye iki se mu muryango? we iki se atakizana? igiki? amaso si yabaye mazima sagenda nk'abandi afite amaboko. ariko ibyo sinareka kugira amakenga nka mushiki wanjye. mari ndagukunda. nanjye ndagukunda kandi ndanakubaha ariko ibintu uri gukora ntabwo ari byo. urukundo rujya rushaka kandi ntabwo turanareba ni wawe wanasanga bafite n'akantu bafite amafaranga. ese ubundi yataza cyangwa utamubona? none se ugira ngo si Imana yabikoze use neza ko tuzahura nyine? ese wabonye ari umwana mubi? umuntu yerwa nansenda mu kibuguzo umusha nyine wabonye ari umwana mubi? ngo iki? wabonye ari umwana mubi? ese navuze ko ari mubi cyangwa niwe ushaka kumugira uko atari? nese ikibazo nyamukuru kiri he? ikibazo nyamukuru wowe nicyo ufite mu mutwe kandi baba bimenye mwabipfa. ubwo nk'ubwo wajya uwuheza ko mwabipfa nyine. anjya kwirebera Kiroko ndanayikumbuye Kiroko yanjye maze ibyawe kandi wisubireho. yisubiraho se ubu nimba nkunze umuntu mwajya muri kumuna agakunda uwashaka. nese ubundi wari usanzwe umwanga uvuga uko urwo rukundo ariko ushaka kuvuga n'uruhe? ngenda mwanga basi nyine reka tuzajya iwabo ndebe nzakubwira. we nande mujyayo? njyewe nawe. we nawe uzatoroka ariko? ngaho nyumvira use nzatoroka nturuka basi uzaze tujyane guhera uyu munsi. sawa ntacyo mvuze ntiteranye ariko uyicunge. ndicunga nta kibazo. ubundi ni wowe agira ngo nuko ngo twamugiriye neza gutya durabaye muzima nturangiza ngo ugiye kumushinyika imbere birakureba. ndakumva nzirinda nta kibazo ariko nyine umfashe tuzajyane nyine. ibyo ni ibyawe nzaba njyayo se Kiroko uzayimpera ubwatsi cyangwa uzajya kubishora? njyewe njye kureba iwabo. ujye kureba he? iwabo. ubwo none se nijye uzasigara ucunda amata mu gisabo? ntabwo washaka undi ubundi wowe nta sheri ugira wazamubwira akaza akagufasha. nta masheri ishaka akajya kwirebera Kiroko. ayo masheri yanyu ibyo ngibyo ariko mwamunzanaho ni ibiki? zapfa udashatse. wangu iki? zapfa udashatse. njyewe? ugume mu nka. njyewe umwana wa Cyamatare? ubwo inka nizo uzarongora wenda. kandi mari nawe utangiye kumbwira nabi.
ndanarakaye kanigendere. Komoze Damascene wananutse usigariye ku mutwe gusa usigaye uteye nk'ubuhiri. ariko uzi ikintu gitera agahinda muri iyi si Sara mbona amatwi neza urananuka n'umutwe ukananuka. banza wumve se amatwi ewe wayabona izaradari zo kwirebera. wivuga ibyo kunanuka kwanjye Mm. nta kintu gitera agahinda nko kuba ufite ifaranga Mm. ufite amadolari Mm. ufite amayero Mayero yo kabyara. ufite amapawundi umwana akaguca amazi ikinera agahinda noneho ni ukuba witwa diaspora ugacibwa amazi bingana gutya Ese ubura iki? noneho ikibabaje iyo basi tureka no kugirira yangegera nabi Reba amakosa wakoresheje abantu. Ukankoresha amakosa nk'ariya nkajya gukubitagura umuntu ubu nsigaye ndyama ncikagurika kubera inabi nagize. twamumennye amaso wasanga yaranapfuye Nagufashije guhotora umuntu rwose ujya kumujugunya hirya iriya za rugendo urabizi mu makuru. byatumariye iki se None vuga ati umusore wanjye agiye gufatisha nawe nezerwe dore ukuntu wari umeze uri bogare none stress zirakwishe. Nose umwana ugukatira kubwira ko bimeze gute. yarankatiye neza hari umunsi noneho cyagihe urabyibuka hafi neza ya cyagihe tukiva kujugunya yangegera nigeze kujyayo n'ibirabyo Yamaye n'ibifuresheri ngo ndi kuri n'ibifuresheri nayo mfite umubavu nakuye mu Bufaransa kagira inkuru. nawiteye Hanyuma nawiteye ngiye kubona mbona bya birabyo yabinjugunye mu maso abijugunya hakurya iriya noneho icyambabaje ngiye kugenda numva arambwiye ntugende wibagiwe ngo bino birabyo byawe umuntu w'umugabo n'ubwo bwanwa ahita afunga n'urugi sha birababaje. Ibaza umuntu nkawe twemera hano hose tuba tuvuga ati Moses yaragafashe sha ariko ugasorwa nk'ingegera. ariko ujye wibaza bafite abana benshi Ese n'iriya ngegera ubundi wamunganye nk'ibyo waruvuze ubundi mumukurikiranye iki? yangegera ngo ni reka nayo nyitingegera n'ubundi yabaca Buri gihe ngo soni ngareba nk'uriya mwana Mireille ukuntu yagukunda ukamutera agahinda. reka Ubu se ko yishakiye reba abakobwa bangaye bose bashaka uriya wirindirije ngo soni. iyo ndeba mu mutima wanjye numvamo Sonia gusa aho ndi hose numva Sonia naba ndyamye nkarota Sonia cyangwa sha yarakuroze. sha sinzi kabisa simbizi pe uko nyine rero amaso akunda njye mbona nayo cyarusha abandi ndabishikiza. oya wibivuga byaranyobeye uriya mwana sinzi ikintu yamuze kabisa numva ngo injiji nizitarize bize na hamwe harege mujya mu binjiji rwose. se Damascene bigenze ne koko ngira inama none zabigenze nibibi N'ubundi baca umugani ngo urumva yego intoki zikoze mu nyoni zijya zicara gusa. N'ubundi umuntu waramuhuhuye yakara agakobwa gashimuta ugashira iwawe ukarongore ku ngufu. oya None uzamubona ute? oya ibyo ntago byanyuze mu iyo nzira mu nzira y'umutekano ya demokarasi ko byose byanze. oya ibyo byo ntago nabikora Damascene rega nawe ariko ubugome bwawe nawe wagira ngo warabuvukanye. Buvukana se urumva ibintu urimo urambwira ko nose umuntu we ariko ubugome narabuvukanye ubu wazirangumi wazirekuranaga amahoro. reka gufuha nawe urabizi byanakoresha umuntu amakosa buriya iriya ari ingoma y'abapolisi uri guhondagura. oya iyo nama yawe yo oya nashaka azaguma nyanga ariko wapi oya ibyo byo wapi amaso wayamennye mu madakika mu Damascene katwinywere whisky nta twinywere Cheers amara yo namuyitekereze. oya
ntakubwira bwira si cyo habaye iki akumbati kamwe Uza- niko kurya ugahita utangira kwegeresha ibyo ngibyo iki se ubonye mbaye iki inzoka ziba zishe umuntu inzoka yitwa amibe we ntabwo uyizi umwumbati wariye kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 19 yose ufite zemerutse kunywa umuti w'inzoka ryari umuti w'inzoka se ubundi wavuwe inzoka ryari ambabarire nuko bitakuriho nyine akari kundi karahandurika wavugishije ukuri hakiri kare ko kuri gukiza se wandetse nakuretse wandetse ese ubundi kutayishimye nkuko njya nkubona wabaye iki gusa urabona nasetse urabona tangira wese nishimye nyine se urabona nishimye uzasekera mu kara reka njye nkureka ura kujya kunzanira amazi wangiza ukambwira amazi nyine amazi sa aya ntago ari amata amata se oya amata ntabwo nyashaka ushaka iki shaka amazi nayo nzanye noneho yore uri umwana mubi usa ari nkaho umwana mubi uzajya urwara nkwihorere ubu se wari uyirwaye inzoka mbonye uri kuruka nakubwira ngo ibyo ni ibiki ngo umwumbati ngo ibiki nabyikoroze mu nda ibyo ni ibiki ubundi se uketse iki nketse iki nketse iki nyine uratwite inde se utwite uratwite izina rya Yesu urumva ibintu uri kuvuga wowe udatwita se none se yanyuze mu kanwa se ntabe kubwira ngo makanze makanze ngiki umukunzi nyine mbaye nirwa mbabona muvugana muhana iminwa n'undi no kuvugishwa none se mare ubona ameze nk'umuntu utwite koko uratwite ahubwo barakwica aranyica byo none se mana yanjye no kuruka se umva urambabaje ahubwo reka ngiye nkwibwirire karama nkikira iwa umva ndava hano feri ya mbere ni kuri baba oya mbabarira noneho yankoni yaraguca umugongo oya rwose uretse asura uraba umuneje koko aranyica none kukwica gusa se aranyica n'ukuri ahubwo nkubwire mana we asu wamfashije nka musaza wanjye koko ngufashe iki fasha nyine ngufashe iki su wabura icyo umfasha ngufashe inda basi se ngaha basi biceceke basi biceceke nyuma yaho nyine ndashaka igisubizo urashaka igisubizo kazi ko twirirwana mu ifamu se nyine mfasha tuzabimuhisha bazi ni wowe uhanagurira inyana ni wowe ukora iki ni wowe uca inkuyo gusa urambwira gute ari bwumve ngo umukobwa waratwite cyangwa akazajya kubona inda igeze amezi 7 umva ahubwo urya ni kare baba nyuma y'isaha natakwicara gute umutwe nyine buretse umujinya uramuyize nyine wijya kundega bazi umva ahubwo bayi oya umva ndagiye ahubwo no baba aranyica ankuraho umutwe pe uyu mwana kuko ariko nibutse agatekerezo ya mafaranga 2 miliyoni njye nzifate bwire Rurangwa twigendere twigira i Kigali uko ari byo kanjyeyo Ruro wafunguye kuko akose wowe kuri gukomanga cyane ase fungura gira vuba wagize vuba ahinjira si bite se Mari wabaye ikikumbo no dore mfite amafaranga nese amafaranga kuba afite bitwaye akuse wowe nabduzi nagusize twakoze wowe twakoze cyabaye umva baba baratwica nukuri vaye tugenda se tuza humura ufite kibazo ra umva shiri umva shiri ufite kibazo jewe nabonye ibimenyetso kandi ibimenyetso by'ikizi nshobora kuba ntwite tukashitani wino tugenda ariko ibyo bivemo ntago wabimbwira ntabwo twabikora rimwe ngo twite ase waje tukagenda ku ningusiganga baba baragukura mu ntabwo twite ase waje tukagenda ku niki kutwite umva
ibimenyetso ndi kuruka ndi kumva ntazi Mana noneho isi Mariko n'ijuru, arambwiye ngo ibyo bimenyetso Imana ngo rurangwa nibyo ndapfuye none gutwita ndarangiye bagenda kubibwira baba waje tukagenda hakiri kare kuko Mariko yabimenye yego yabimenye umva mereza kara gapantaro vuba utagira vuba cyangwa abantu twashyira mu ngo iyo tugenda urabyambarira hanze ariko tugenda wa musaza arankubita ngo niba aranyica none yahita kubita muri nyiramivumbi nkahita mpera neza umva utahe n'urukweta mbara neza batagira ngo turabasazi ndashaka ndarutwara mu ntoki gende kabisa Yesu Mana ngura baba tureka twihishe arinjiye vuba twiruke tuca inyuma muri koridoro duhise turenga usha nayo amafaranga nayata utaremba inyuma ntabwo tuzongera kugaruka Mana yanjye n'ururate n'ukoze mwuka byaramuye tuzagaruka hano hantu tugende tugiye umwana w'abandi ndamwangije humura ariko humura atetse tugende Sheri, wari no supermarket atari nziza. Harimo ibintu byiza. Sha. Karaga sorbet njya mvuga nkunda umwana wambaye agasorbet yo muteruye. Atinyari. Umwana byari umwana uzajya winyarira. Ntabwo nzayamutera. Ibyo ntabwo byabura. Ahubwo reka turebe uko kameze. Tumaze guhaha imyenda myinshi. Oya Sheri dokara bita indumane. Bakunda kwitara agasikoreti. Ako ndaho ushaka kugura utwendo twana ho mu cyaro ya. Oya. Twiza. Suko kurabona karako mu cyaro. Ako ni twiza pe. Cyewe nta kibazo. Ako tugende ku rundi ruhande turebe n'ibintu bijyanye n'amabase. Ibigoma. Twibanze ku myenda gusa. Kandi umwana azakenera ibintu byinshi kabisa. Tujye dukata nara muri zira ranje. Urangwa ndi kubona. Rura. Shiri. Uraho. Bite. Se kutansuhuza Rura. Sinaguze. Umeze ute? Moberanye sinago warunkumbuye Rura. Ari. Sheri kamubaza. Uyu nyinde. Ngo? Uyu nguyu no. Rura. Rura washatse umugore. Ubu ngubu nsigaye mfite madamu wanjye. Kumbe warantaye ujya kwishakira abagore Rura. Aho dasi ndi kubona nibiki. Humura ntugire ikibazo. Umva ni inkuru ndende utaza kubikuganiriza. N'udushya n'ibindi bigiranye ko sikari uguri kurizwa n'iki. Igihe cyose maze ngutegereje. Ase bari kurizwa n'iki. Wamukoze iki subundi? Ase unakubwiye ati ni ibintu ndaza kubisobanurira. Ase umuntu arifasha gutya ararira. Kuki waretse konsenya waretse ibiki ndikumva uyu mukobwa w'umuturage nganyishira aho madamu nyita umuturage umugore uyu muntu twenda no kubyara urundi umuturage tugiye kubyarana ngenda umuturage mvu ukuntu ariko anutse ariko warakoze ibintu ndabigira n'imyuka byara simutwite ubundi mva babwire mwese ntimba ko turi mu isoko muceceke mu ngabo y'amari reka mubwize ukuri Rura yanjye asunze kubyara umwana w'umuturage humura ukunanutse ari twigendere mureke humura kumbe Rurangwa yaragiye aranayishakira abandi bagore Rura urahambemukiye Rura ariko nanjye ntago nakubura ntago nabona ngufite ntago nabaho nzi ko ufitwe n'undi mugore Rura ntago byashoboka we ngomba kukubona uko byagenda kose nanjye ntago natuma uriya mugore ari kubana nawe ngomba kubana nawe uko byagenda kose Rura ndagukunda ureba igihe cyose gishize
ndagutegereje none dore baranatwite uretse nanjye ntabwo natuma abantu ndakora igishoboka cyose nk'ugomba kuba uwanjye ukuntu nabenze Moses ari umusore mwiza ufite amafaranga none reba wowe nawe uramemukiye ungaraguje agati uretse nanjye rikagenge agenge se kumbona kiriya kigore cya Rurangwa kidasohoka ubundi aho n'ubamverope ubwo ndabona asohotse ngiye kongeza speed ku buryo ngendera nko muri 8 cyangwa 200 nkahita musicyonyora n'ivu rye ntibabashe kuba banaryegeranya neza umva Rurangwa agomba kuba uwanjye uko byagenda kose hariya ngo ni Mariza se nibi yaburetse sha ye kugenda mutikure nta nubwo bari bubone n'umurambo we Seriobye baratukobwa aramugonze we namugari gumeka we sheri we mana we iramudoka imugonze ndayizi mwabantu ndayizi nani Sonia muretse ajeje mana we nanjye reka nze ndafata icyuma ndakimutera n'izina ry'Imana umwana wanjye we umwana wanjye umugore wanjye ndabati nanda mwacho wenda nzahorera muri gereza yibeshye agira n'unyitambika nawe ndamutisha n'umwana yanjye ndamwicope Soni ndamwica nuno Soni uri heruka Soni wakasora Chiguso rwose upfe n'ubundi wanyiciye umuryango wanyiciye umugore ubu nanjye ndaruhutse yibuze upfe uranyishe ugapfa nabi we umwana wanjye n'umugore wabishe ndakwishe Soni ndakwishe vuga irya nyuma n'ubundi mwuka uri gushiramo ntarashinguzamo icyuma ndagishinguzamo umuryango wanjye nengeye kuzabaho neza none nyiciye umugore ukuntu twakundanye urabyibagiwe none urahaye ibyo ntacyo bivuze wanyiciye umwana Soni wanyiciye umwana ara ntabwo yari we mahitamo wibagiwe ukuntu twakundanye ipfa ko kidashiramo kikancinguzamo icyuma ipfa rwose ipfa ukuntu twakundana kirapfuye cyokarisha rapfuye ukapfa nabi ariko se ndabamaze umugore wanjye arapfuye umwana wanjye arapfuye ningirwa Sonia yuka soromwa amagara nayo ndamwishe ariko ndamwishe ntabwo nicuza napfe mbure byose ahubwo ngiye ko nsigaye ku isi nsigaranye iki nta mwana nta mugore na Sonia nigeze gukunda arapfuye ubwo ni ukujya mu munyururu tu uyu munyururu nawe nta kintu wazamara najya mpora bicuza najya mpora mbarota iki cyuma ninjye wakiguze kishe Sonia nanjye mu mutima wanjye cyakwirwamo sinjyaga ko cyangirira impuhwe n'ubundi babivuze ko uri umunyarwanda yarazi ubwenge n'ubundi bikundanye birajyana
ndakisogota n'undi kandi n'abanjye bose abona kunze nabona kundaga nabona kunze ntarabona ye kukigutera kundanye birajyana muri uyu mukino ibikundanye birajyana mwumvishemo Rurangwa mwamukinira Nzaranyimana Philibert, Sonia ni Sandrine Uwayezu, naho Mariza ni Justine Uwamahoro, Moses Mukundwamuhere Regis, Damascene ni Rukundo Innocent, Kesia ni Sugira Gisele, naho Mariko mwamukiniwe na Nisingizwe Jean Pierre, umutoza w'abakinnyi ni Rukundo Innocent, uwafashe amajwi y'abakinnyi akanayatunganya Mukundwamuhere Regis. Nimugire ibihe byiza.